Iyo wakoze subscribe kuri MC Pedro KR kandi nawe utarayikora ntabwo rirarenga. Turacyakeneye abantu benshi cyane. Ndashaka ko ku kwezi twuzuza abantu nibura 1000. Harabura bakeya mu gihe umurebe kandi aho ntacyo bitwaye. Ibiganiro byacu ni byiza, nsa nutinda ariko uyu mwaka naje. Murakoze ngaho kandi aho unshyigikire, ukunda udushyigikire kandi ibiganiro byacu ni byiza. Harimo akantu k'ubwenge, harimo utuntu dushya. Now reka ntangire mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Twawubonaga ari nk'inzozi kera, ukibaza uti iriya myaka zayigeramo meze nte, rimwe ukarota ukagira inzozi, ukabya bimwe twita kurota ku manywa ariko ibyifuzo, ariko dore tuwugezemo. Ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe yaturindiye ubuzima, hari n'ibyo twagezeho, n'ibyo tutarageraho tuzabigeraho uyu mwaka cyangwa no myaka iri imbere. Ariko mbifurije umwaka w'uburumbuke mu nguni zose z'ubuzima, muri education, mu burezi, mu bukungu, mu bubanyi n'indi miryango, ububanyi n'amahanga, ariko pourquoi pas, rwose tuzaguke kandi tuzatera imbere, turushaho no kugendera mu nzira z'Imana tunayubaha. Niyo muremyi wa byose, uko wawisenga uko ariko kose, ariko irahari. Njye se ndi umuhakanyi, mbaye nidekaraye Imana irahari kandi ijambo ry'Imana rivuga ko igororera abayishaka. Umwaka mushya muhire rero. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kimwe twaraye tubonye bamwe cyangwa se dusanzwe tubona, haba mu birori, haba mu bindi byose, muri celebration zitandukanye, ikintu cyitwa fireworks. Fireworks ni biriya bishashi biturika. Biriya bishashi biturika ni feu d'artifice mu gifaransa. Nta kindi tubivugaho. Turareba uko byaje, aho byaturutse, uko byabaye répandu, bikaza bikagera ni Nyarugenge ku mugani wa za nshuti zanjye, cyangwa se bikagera mu Rwanda, bikagera iwanyu mu ntara, bikagera iwanyu mu turere. Ibishashi by'umuriro cyangwa se kurasa umwaka byatangiye bite? Byagiye hazamo innovation gute ku buryo tubona biriya tubona biri mu mabara, biri mu nyandiko? Nuko reka rero turaza kubivugaho gakeya, tujya kubyishimira, ariko tuzi n'uburyo byaje, tunishimira na tekinoloji iba yarashyizwemo kugira ngo bishimishe abantu. Impamvu yari ihe, byaturutse he, bimeze bite, nibyo tugiye gusobanura mu buryo budatinze. Yes, navuze ko rero twaraye tubibonye ku masite atandukanye. Twe twari turi ku mujyi wa Kigali, bamwe bahagaze imbere ya A&M cyangwa na Minecofine, abandi bari muri Car Free Zone. Hari abantu benshi cyane. Iyo ni site imwe. Hari site yo kwirebera, abari kwirebera namwe mwabibonye, abari kuri Kigali Height, hari hafi ya Convention Center, mwabibonye mwese. Ariko si unagenda ntavuze uburyo byari biteguye. Uburyo byari biteguye ntabwo nabasha kubivuga, ariko icyo nabashije kubona ni uburyo inzego z'umutekano ziba zihagaze bwuma. Kubera iki? Abantu baba ari benshi. Ari benshi, bamwe bita uruvunganzoka, ku buryo wenda abantu bashobora no gukandagirana cyangwa se bikagenda nabi. Bityo n'inzego z'umutekano zidahari, imodoka zishobora kugongana bitewe n'ibyishimo by'umunsi mukuru, cyangwa se urwo rujya n'uruza, ntago habura ibintu byabangamira abantu. Ariko inzego z'umutekano ziba zihari kandi zifasha abantu. Nagize ikibazo mushobora kuzambariza inzego nagize ikibazo mushobora kuzambariza abavugizi ba polisi cyangwa ba RDF. Ni gute igitinyiro cy'ingabo z'igihugu cyangwa cya polisi bishobora guhura n'igikundiro?
abantu bafite amateka atandukanye yo gutinya ingabo, gutinya polisi, bakumva ko ari abantu b'abanyamushiha, abantu b'abanyamahane, ariko ntabwo ariko biba bimeze ku ngabo z'u Rwanda, ntabwo ariko biba bimeze kuri polisi y'u Rwanda. Umuntu uragenda ukamubwira uti mwaka mushya muhira, ukamuha cenzi mukaganira, bitabujije ko cya gitinyira gifite bitewe n'inshingano ze, bitabujije ko n'igikundiro agifite. Ukamubwira uti nyamuneka nabuze aho mparika kandi ndashaka kujya kureba aho barasa umwaka, ati buyishyize hariya ku buryo utabangamira circulation, hanyuma ugende wishime uze kugaruka uyikure, akaguha parikingi. Tekereza ibyo, muzabimbarize uburyo igitinyiro cy'inzego z'umutekano n'igikundiro cyazo mu Rwanda babihuza. Ubuse ninjye yabonye gusa nuko, ariko byari biteguye gutyo. Twagiye habura amasegonda 5, kontarabure 4, 3, 2, 1, 0. biba biraturitse, ariko none igitangaje ni ubuhanga buba burimo mu mabara. Kimwe kikaza kimeze nk'inyenyeri, ibindi bikaza bimeze nk'indabyo mu kirere. Hariho naho bandikamo ngo happy new year, ukabona mu kirere. Ibi bintu birarenze. Rero twabibonye kandi twishimye mwese mwari muhari. Nabanje gushimira inzego z'umutekano zari zihari, kuko ubwinshi bw'abantu haboneka ibibazo, ariko buri kintu cyose kiba kiri ku murongo. Umujyi wa Kigali kudoshapa baba babiteguye neza cyane. Naho ibyo bintu byaturutse he? Ubundi ntabwo ibishashi, guturitsa ibishashi cyangwa se kurasa umwaka ari iby'ubu ngubu. Hari aho byatangiye atari kurasa umwaka, ari izindi rituel cyangwa indi migenzo yabo, ariko reka twebwe twivugire ku kurasa umwaka naho byaturutse. Ibintu byo guturitsa ibishashi cyangwa se kurasa bitewe bakoresheje les armes à feu bifite amamuko mu Bushinwa. Abashinwa nibo bafataga ingiga z'imigano bakakoresha umuriro, hari ukuntu byaturikaga. Hakaba noneho ari n'uburyo ngo bwo kwirukana abazimu, bwo kubatera ubwoba bagashwiragira, imyuka mibi igashwiragira, abantu bagasigara mu mahoro. Kurasa umwaka cyangwa se guturitsa biriya bintu ni ikimenyetso cy'umunezero, kuko hari ibintu bahambye, ariko noneho no kwirukana n'ibyo bintu byazana n'imyaka yashize, bakinjira mu mwaka bameze neza. Ikindi ni ugushyingura ushize tukinjira mu mushyashya. Nicyo biba bivuze, ubundi bikaba biri muri envelope y'ibyishimo. Byaje kugera mu Burayi bite rero? Byaje kugera mu Burayi binyuze mu ruhererekane rw'ubucuruzi n'iyinjiranamo ry'imico, icyo bita métissage culturel. Abantu bagenda babyigana, hanyuma bakabikoresha mu birori by'ibwami. Urugero nko kurangiza umwaka, ibirori byo gutanga impeta z'ubutwari ku basirikare. Ari nako kandi tekinoloji igenda yinjiramo, bakarasa. Hanyuma noneho bavuga ko mbere y'uko biva mu Bushinwa byagiye muri Aziya yose no mu Barabu. Hanyuma ubwo bihita bigenda rero, abantu b'Abarabu n'Abahinde n'abacuruzi bagiye rero muri ubwo bucuruzi, bajya mu Burayi, biba bigezeyo. None bigeze mu Burayi rero bishinga imizi, bitangirira noneho mu bantu b'aba noble n'aba bourgeois bafite ibyo bishimira ibwami. Nari nabivuze mu karasisi ka gisirikare, mu gutanga impeta z'ubutwari. Nuko feu d'artifice ziragenda ziba feu d'artifice cyangwa se fireworks cyangwa se guturitsa ibishashi. Murabizi ko ariko mu Rwanda iwacu ho nubwo byari bitarahagera, barasaga bakoresheje imbunda. Na mbere ya jenoside bakarasa umwaka. Nyuma rero natwe tuza gutera imbere, hakoreshwa fireworks zigezweho, atari ngombwa imbunda. So byakomeje gukoreshwa rero noneho no guserebra aho bageze, barema ibintu, bakora ibintu birema inkongi biturika. Ibyo nabyo babigeraho
bagakora imyiyereko. Namwe muranabizi turumva ngo Korea ngo yakoze, ngo Korea ya ruguru ngo yakoze ngo imyiyereko yo kwerekana ibisasu bagezeho, ngo babigeragereje mu nyanja izo za Iran n'ahandi, nk'uko na Amerika yakwishimira ko yohereje ikindi cyogajuru mu kirere. Nuko ibyo birori rero byitwaga spectacle pyrotechnique. Spectacle pyrotechnique ni ibirori rero berekanagamo aho bageze mu gukora ibiturika. Ibyo nabyo bagakora fireworks, bakaturitsa koko. Biza kuba repandi rero bigera no mu Rwanda. Mbere yuko bigera mu Rwanda ariko nabibutsa ko abataliyani ushobora kwibaza ngo ni bande bashyizemo ibintu by'amabara, nibande bashyizemo ibintu by'amabara no kwandika. N'abataliyani nibo bazanye uwo mwihariko wo gushyiramo ibintu by'amabara bigaturika mu kirere, ntibibe ari umutuku nk'ibishirira cyangwa ari umweru wenda nk'inyenyeri, ako kavangamo n'amabara y'ubururu, pink, icyatsi kibisi, ku buryo ubibona mu kirere biryohera ijisho. Biraza rero bigera no mu Rwanda, nibyo turimo kwinjoyinga muri iyi minsi. Hari aho babikoresha mu minsi ikomeye y'igihugu, nko ku itariki 4 z'ukwa karindwi muri USA, ni umunsi ukomeye cyane, barabituritsa. Mu Bufaransa ku itariki 14 z'ukwa karindwi barabituritsa. Inaha mu Rwanda ku itariki 31 mu ijoro rishyira ya mbere bigaturika, twizihiza iminsi mikuru. Nguko uko byagenze rero. Uyu munsi bifite signification yihe? Ni umunezero, ni ukuvuga ngo duhambye uriya mwaka washize, turawunogonoye, turishimye, turinjiye. Bref, mwumvise rero ahantu byaturutse. Byatangiriye mu Bushinwa, bifite isobanuro zo gushwiragiza imyuka mibi n'abadayimoni kugira ngo bakomeze ubuzima bameze neza. Biragenda bikwira isi yose, ariko byarahinduye sense, ari ukwishima, ari ukurasa, ari ikintu kimarika transition. La transition, tuva mu buzima bumwe tujya mu bundi, tukarasa ibyo birangiye bikarangira, tugatangira umwaka mushya tukishima. Nguko rero, ariko byari bimeze neza, kandi twishimye, namwe mwishimye. Umwaka twawurashe, twinjiye mu wundi mushya. Ndakomeza kubifuriza umwaka mwiza w'uburumbuke mu nguni zose z'ubuzima. Niba utarakanda subscribe, please, aho hasi rwose aho handitse subscribe button, kandeho, ntacyo bitwaye, ushyire no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho, dukomeze twishime. Yari MC Pedro. Ntimuzibagirwe no kuntumira mu birori byanyu n'iminsi mikuru yanyu, tuyihe ibara mu kuyiyobora kinyamwuga. Murakoze cyane, bye bye, tuzasubira. Batajya kubona bonus. Nari nzi ko twatashye baduhaye na bonus.